Ndabasuje kandi mbaye kaze kuri Rwanda Update Info. Amaro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'iki by'isima mugiye mutwumviramo cyangwa se murereyemo. Nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru ku isi, muri Afurika ndetse n'andi hantu habagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka hano mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama yari yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellence Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, ndetse cyateza umunyarwanda imbere. Mu by'ukuri muri inama hafatiyemo ibyemezo byinshi cyane, savugiyemo byinshi cyane ku bijyanye na gahunda y'abaturage hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ngira ngo amafaranga y'amatiki yazamutse hano cyane mu Rwanda. Ku by'ukuri ubona ko amafaranga y'amatiki cyangwa se y'ingendo hano mu Rwanda yazamutseho ku mafaranga menshi cyane, ukabona ko abaturage bigenda bibagora cyane cyane. Mu by'ukuri muri inama nuko hagaragayemo cyangwa se bavuze ko amafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka ndetse agasubira ku mafaranga make cyane nk'uko byari bisanzwe bihoze. Kuri ubu ngubu nababwira ko mu by'ukuri amafaranga yabaye menshi cyane y'umurengera, aho umuturage asigaye ajya gutega amafaranga amuvana nko mu ntara cyangwa se ajya mu mujyi wa Kigali, ugasanga ari kwishyura amafaranga menshi cyane. Ariko mu by'ukuri nuko kuri ubu ngubu iyi nama yaje ije gukemura icyo kibazo cy'amatiki hano mu Rwanda, cyangwa se amafaranga yabashije kuba yazamurwa. Mu by'ukuri muri nama havugiyemo ibintu byinshi cyane ndetse byateza umunyarwanda imbere. Ariko nanone muri iyo nama ndaza kubabwira ko havugiyemo n'itangazo ryinshi, cyangwa se nesa nawe yabashije kuba babiganiraho, bakavuga uburyo bushyashya abaturage baza bishyuramo amafaranga y'ishuri, cyangwa se ababyeyi bajya bishyura amafaranga y'ishuri bitabagoye ugereranyije n'ukuntu bari basanzwe bishyura amafaranga bagiye kuri banki, ugasanga bari kugenda gutonda imirongo kuri banki. Ariko mu by'ukuri nuko haje ubundi buryo bushyashya bwo bazajya bishyura amafaranga y'ishuri bakoresheje kode y'umunyeshuri, aho umunyeshuri azajya ahabwa kode ye imuranga itandukanye n'iyundi munyeshuri, kugira ngo byibuze bajye babasha kubona ukuntu bishyura amafaranga ukoresheje telefone yawe, ndetse ukanze akanyenyeri bagahita babona ko mu by'ukuri ku kigo ubashije kuba wakishyura. Urumva ni gahunda nziza cyane izafasha ababyeyi, igafasha abanyeshuri, ndetse igafasha n'ikigo by'umwihariko muri rusange. Ariko mu by'ukuri muri inama havugiyemo byinshi cyane, safitemo n'ibyemezo byinshi cyane ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, kuko bari kwiga kuri gahunda y'uko abaturarwanda bose bagira ubuzima bwiza. Mu by'ukuri ndaza kubabwira ko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 akagenda ku 15, kuko byagaragaye ko abaturage bamwe na bamwe batishimiye iyi gahunda ya serivisi ya mituweli, aho amafaranga yazamuye akajya ku mafaranga menshi cyane, ukabona ko biri kugenda bigora abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri niyo mpamvu iyi nama yabaye kugira ngo babashe kuba bakiga ku bibazo bigenda bibangamira abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Munyemerere mu by'ukuri babwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zibuze kuranga aya makuru yacu, ndetse byabashe kuba byavugirwa muri iyi nama y'abaminisitiri yabaye ihuje abaminisitiri gahuza na His Excellence Paul Kagame. Ndetse ndagira ngo munyene mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi. Ingingo ya mbere tuze kuganiraho, turaza kubabwira ko amafaranga y'ingendo hano mu Rwanda agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga arasanzwe ariho akaba yagabanuka akajya hasi. Mu by'ukuri byose nibyo mubize kuba mwamyira muri video. Ndetse mu ngingo ya kabiri turaza kubabwira ko mu by'ukuri nese yashizeho uburyo bushyashya bwo kujya wishyura amafaranga bitakugoye we umubyeyi cyangwa se n'umunyeshuri, bitakugoye ugereranyije n'uko byari bisanzwe bimeze ujya kuri banki. Ku burungu nuko mu by'ukuri uzajya wishyura amafaranga y'ishuri wibereye mu rugo iwawe ukoresheje telefone, ugakanda akanyenyeri ndetse ugashiramo kode y'umunyeshuri wawe, ukabona gahunda yuko ubashije kuba wakishyura amafaranga ku kigo runaka, byibuze umwana wawe abasha kuba yakigaho. Mu ngingo ya gatatu turaza kuganiraho, turaza kubabwira kuri gahunda ya mituweli, aho mituweli bizeho cyangwa se baganira bavuga ko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka byibuze akavaho ku 2020 akava ku 2020 akagenda ku 2015, kugira ngo bibashe kuba byafasha abanyarwanda n'abaturarwanda bose musanze kwishyura mituweli neza bitabagoye kandi bitababangamiye. Mu by'ukuri ni ngira ngo nizo ngingo eshatu tubize kuganiraho, ndetse muri bize gusobanukirwamo byinshi cyane ku byavuzwe muri iyi nama yahuje abaminisitiri gahuza na His Excellence Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugende dusesengure n'amakuru yacu. Ariko nanone mbere yuko tugenda gusesengura amakuru yacu, niba uri ko narugamye ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkangameza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video niba ikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bibikeneye kandi bifasha society nyarwanda kwikura mu bukene. Nkuko namaje kubabwira cyangwa se kubikomoza, reka tugende ku ngingo yacu ya mbere. Twavuze tubize kuganiraho yuko amafaranga hano mu Rwanda y'ingendo agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga ariho ubu ngubu agasubira nk'uko byari bisanzwe bimeze. Kuri ubu naba nk'urugero, ahantu uwagenderaga 4,000 kuri ubu uri kwagendera 8,000, cyangwa se ahantu wagenderaga 5,000 uri kwagendera 10,000, ukabona ko amafaranga yarazamutse kandi yabaye umurengera. Ubwo ubona ko bigenda bibangamira abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri iyi nama yabaye kugira ngo ibashe kuba yafasha yanakweza abaturage bakora ingendo hano mu Rwanda bateze, ukabona ko biri kugenda bibangamira. Ndaba nk'urugero, aho ushobora kuva i Rusizi ugenda mu mujyi wa Kigali ugasanga uri kwishyura amafaranga 8,000 cyangwa se 9 n'ibihumbi 10, ukabona ko n'amafaranga menshi cyane bigenda bigora abaturage n'abaturarwanda bose bagenda bakora ingendo bateze, kandi ubona ko mu by'ukuri baba bakeneye no kuba banatega, bakeneye no kuba banagenda. Ariko ukabona ko rimwe na rimwe babona amafaranga uko bategesha. Ari mpamvu mu by'ukuri leta yashizeho iyi gahunda, cyangwa se igiye kuba yagabanya aya mafaranga y'amatiki yashizweho cyangwa se yazamuwe, ukabona ko yari bibangamiye abaturage. Ariko nanone mu by'ukuri aya mafaranga y'amatiki yazamuwe bitewe n'uko ibihugu bimwe na bimwe bicukura peteroli na za mazutu hano ku isi bigiri mu ntambara, kandi ukabona ko mu by'ukuri nyine kuba yarazamutse byari bifite ishingiro. Ariko nanone nuko kuri ubu nababwira ko amafaranga nyine ahanga ya essence agiye kuba yagabanuka, cyangwa se essence igiye kuba yagabanukaho 16%
kwijana. Kurumva ko bizafasha abaturarwanda bose n'abanyarwanda mu by'ukuri kuba bajya babona amafaranga yo kuba batega cyangwa se kuba bagura essence yo kuba bakoresha ibinyabiziga byabo. Kuri ubu ngubu nuko leta ikomeza kugenda ishishikariza abanyarwanda bose bakoresha ibinyabiziga hano mu by'ukuri mu Rwanda ko bajya bakoresha bino binyabiziga bicomekwa bikoreshwa n'umuriro nyine mu by'ukuri bidakoreshwa na essence cyangwa se n'amazuте, kugira ngo bijye bibasha gufasha abanyarwanda bose mu by'ukuri kuba bagabanya n'ibyo biciro by'amamodoka biba byagiye bizamurwa bigashirwaho n'abashoferi bitewe n'uko essence ngo iba yaragiye izamuka no mu Rwanda. Mu by'ukuri ngira ngo iyo ngingo ya mbere reka tube tuyiretse tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tuze kuganira nawe nesa yuko yashizeho ubundi buryo bushyashya bw'uko ababyeyi bazajya bishyura amafaranga y'ishuri bitabagoye, aho umwana w'umunyeshuri azajya ahabwa kode ye imuranga cyangwa se itandukanye n'undi munyeshuri kugira ngo ajye abasha kuba yakishyura amafaranga y'ishuri akoresheje telefone cyangwa akanze n'akanyenyeri, atiriwe agenda kuri banki kuba yakishyura amafaranga y'ishuri. Mu by'ukuri byajeho cyangwa se gahunda yajeho bitewe n'uko ababyeyi bamwe na bamwe bagiye bagaragaza ikibazo y'uko ahantu bagiye batuye bamwe na bamwe ugasanga na bikorwa remezo nka banki biba bihari kugira ngo babashe kuba bajya kwishyura amafaranga y'ishuri, ukabona ko bigenda bibagora bagafata amafaranga bakayereza abana b'abanyeshuri mu ntoki, ariko abo bana b'abanyeshuri nawe amafaranga kugira ngo bagende kwishyura bakayajyana mu bikorwa byabo cyangwa se bakajya bagenda no kuba bayakoresha mu bindi bintu nyine bitari gahunda yo kuba bakishyura minerivare. Ko nanone ukabona ko leta nyine yagiye ishiraho cyangwa se yashizeho ingamba kugira ngo byibuze izajya ifasha ababyeyi kumenya neza ko babashije kuba bakishyura, aho umubyeyi azajya afata nk'niba umubyeyi azajya yishyura nk'ibihumbi nka 70 agashiraho n'amazina nyine y'umwana we n'ikigo yigaho amafaranga yishyuye niba ari 70 bazajya bahita bagureza message muri telefone yawe igaragaza yuko bishyuye amafaranga 70 ku mwana uyu n'uyu wiga ahangaha. Ukabona ko mu by'ukuri n'ibintu bizafasha ababyeyi kujya bishyura kugenda ndetse no ikigo kizajya kibona amafaranga kugiye, kandi bifashe abanyeshuri ndetse n'ababyeyi kujya babona uburyo nyine bishyura amafaranga kugiye. Mu by'ukuri ndagira ngo tugende ku ngingo yacu ya gatatu twavuze tuze kuganiraho, ni ingingo irana na mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza no mu Rwanda. Mu by'ukuri ubona ko biri kugenda bikomeje kugenda bihangayikisha abanyarwanda batari bakenya hano. Mu by'ukuri ubona ko amafaranga yazamuwe ku mafaranga akagenda ku mafaranga menshi cyane mu 20 bigenda bibangamira abaturage n'abaturarwanda benshi. Navuga ko mu by'ukuri abaturage banze kuba bakishyura amafaranga mituweli, bavuga ko bazishyura mituweli ari uko amafaranga bashira kuba yasura ku 3,000 ndetse kuri ubu banze no kuba bakishyura amafaranga. Ariko nanone mu by'ukuri nuko muri inama yabaye ihuje abaminisitiri Gahuza na Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose musanye nababwira ko amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 akagenda ku 15 kugira ngo bibashe kuba byafasha abaturarwanda bose muri rusange bisanze muri kino cyiciro cy'u2020 kujya babona uburyo bakishyura mituweli bitabagoye. Mu by'ukuri nababwira ko kino cyiciro cy'u2020 cyangwa se bari baravuze ko bazajya basangamo ari umuntu ufite uko abayo cyangwa se ari wa muntu ukora mu kazi ka leta cyangwa se ukora mu nzego za leta. Ariko nanone nuko mu by'ukuri hari abaturage bamwe na bamwe b'abahinzi cyangwa se bakorana mu kirina hano mu muhanda ugasanga nabo babashizeho icyiciro cy'u2020 ukabona ko bizabagura cyane kandi ukabona ko umubyeyi ni umukene cyangwa se nta kintu afite akora cyangwa se n'akazi ka leta afite akora, ariko ugasanga bamusizeho kino cyiciro cy'u2020. Mu by'ukuri ubona ko biri kugenda bihangayikisha nyine ababyeyi cyangwa se abanyarwanda muri rusange kubona amafaranga yo kuba bakishyura kuri gahunda ya mituweli. Mu by'ukuri ubona ko biri kugenda bibangamira ndetse bigahangayikisha nyine sosiyete nyarwanda muri rusange. Niyo mpamvu mu by'ukuri leta igiye kuba yagira n'ikintu iba yagabanya byibuze kuri gahunda y'amafaranga akayakura ku 2020 akaba yagenda ku 15,000 kugira ngo bibashe kuba byafasha abaturarwanda bose mu rusange. Mu by'ukuri ngira ngo nibyo ngibyo byabashe kuba byavugirwa mu nama yabaye uyu munsi uje abaminisitiri Gahuza na Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose mu rusange kugira ngo barebe icyakorwa ku mibereho myiza y'abaturage ndetse babashe kuba bagabanya amafaranga ya mituweli ari kubangamira abaturarwanda bose mu rusange. Mu by'ukuri ngira ngo niyo gahunda nyine twababwira. Mu by'ukuri niba uri kubona rugamiza kuri channel yacu ya Rwanda Update Info kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi nakuru nkanga meza nawe ujye ubasha kuyabona mbere. By'umwihariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu bikeneye kuko bifasha sosiyete nyarwanda nyinshi kwikura mu bukene. Hangani kuri Rwanda Update Info turakunda cyane.